natangiye rwose ndumva nkiri muto mfite imyaka 20 irengaho gato. Habaga ikibazo cyane navuga kijyane na discipline. Watangiye kwigisha muri secondaire ufite imyaka 20 gutyo? 22. Hari imbere ya jenoside? Imbere ya jenoside. Icyo gihe nari ndangije icyiciro cya mbere cya kaminuza, ntabashije kubona icya kabiri kuko hari hajemo n'ibindi bibazo, hanyuma njya kwigisha. Ntabwo umuntu yabonaga icyiciro cya kabiri nkuko abona icya mbere n'icya kabiri, ntabwo umuntu yakibonaga ngo gihite gikurikirana nk'icya kabiri. Byasabaga kongera gusaba ukemererwa cyangwa ntiwemererwe ku mpamvu nyinshi cyane zazirimo na politiki. Icyo gihe rero hari ukuntu iyo umwarimu ari muto anigisha n'abanyeshuri ataruta cyane, musa nkaho mwenda kugongana mu bijyanye cyane na discipline. Hari uwo nibuka rwose ukabona rimwe bambaraga imyenda bose isa ya uniforme, ariko ukabona yenda yayiciye, ukamugerageza kumucyaha. Icyo gihe nyine byo nibuka, hari uwo nibuka icyo gihe yaje yambaye umwenda mugufi cyane umukobwa. Hanyuma abandi bakoraga buri munsi umwaka bari uhanagura ikibaho. Nabibonye mbwira ko abandi ko uwo munsi atari bari ugomba guhanagura ikibaho, ariko nagira ngo mukosore. Hanyuma yajya imbere, abandi bana bose babona nyine byuko yaje, baramuseka, nababona ko bitari ngombwa. Hanyuma ahubwo umunsi ukurikiyeho yarakabije aza noneho yambaye ugeze hasi cyane, bisa nkaho wenda agenda yikosora. Bisa nko iyo umuntu agitangira ari muto ahura n'abandi banyeshuri, nawe afite ukuntu angana nuko ateye, bisaba rero ko agomba kureba ukuntu yagira umupaka ashyira hagati we n'abanyeshuri kugira ngo abo mwarimu koko ye kuba nk'umunyeshuri, kandi nta nubwo ari mwarimu burya ahubwo bongeraho ko ari n'umurezi. Urumva wari umwarimu ukaba umurezi ariko uri umujene, uri mutoya. Abo wigishaga abantu muri mu kigero cy'umurebye, ntabwo byakugoraga kujya kubahana cyangwa kwereka ko uri umurezi wabo? Cyane. Naho muri kaminuza ho naho higeze kuzamo ingorane nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Haje abanyeshuri bari baturutse ahantu hose mu bihugu bitandukanye. Icyo gihe ndetse bamwe harimo abakuru cyane, harimo abato cyane, harimo cyane ngira ngo muravyibuka mwebwe mwasanze byararangiye, abanyeshuri bakunda gusiba. Bari bafite ingorane zo kureka wenda akazi bagiye babona hirya no hino muri za ONG zari zihari, bakajya baza kwiga rimwe na rimwe, ubundi ntibaze. Wabonaga bigishaka gushyiramo umurongo. Byari ibintu bitoroshye rero icyo gihe? Ntabwo byari byoroshye, ariko kubera ko umuntu yabaga yabyiyemeje kandi anabikunda, byatumaga ahubwo umuntu abona ingufu byo guhangana nabyo, ariko no kugerageza kumva kuko umuntu burya umwarimu iyo arimo kwigisha birumvikana abafite isomo agomba kwigisha, ariko agomba no kumva n'uwo yigisha. Niba ari umwana waje urwaye, niba ari umwana ufite ibindi bibazo bisanzwe bye ku giti cye, ibyo byose ugenda bihuza, noneho ukaza kugerageza gufasha umunyeshuri kugira ngo umuhe ubumenyi, ariko unamuhe navuga n'imyitwarire myiza, unamukosore niba ngombwa, ariko niba nafite n'ingorane ahubwo ntumusonge wongera kumuha ibindi bibazo byinshi, ariko nawe ukanamusaba kongera kwimenya. Cyane abanyeshuri ntabwo uretse n'abana bato, abo muri kaminuza umuntu wese aba afite imyaka 18 kujyana hejuru, ugomba kugira ngo umubwire ko ari we responsable, ari we utegura ubuzima bwe, ko kuza kwiga nibyo mwarimu aramufasha, ariko nawe hari icyo bimusaba. Urumva uwatangiye kwigisha uri muto cyane, imyaka 20 ni imyaka mikeya. Abo wigishaga benshi bagamungana, hari ukuntu bajya bavuga ngo muri icyo gihe nyine wumva mu gihe cyanyu mutangiye kwigisha, hari ukuntu umwuga w'ubwarimu wari wubashywe. Noneho kwigisha muri secondaire byo byabaga ari ibindi. Navuga ngo bagufataga gute muri quartier hamwe abaga muturuka? Ngiye ikintu cya mbere narebaga ni umwuga utuma uhora wiga, niyo wararangije kugeza no kuri uyu munsi warabonye diplome iyo ari yo yose ku rwego rwari rwo rwose, uhora wiga usubiramo, uvuga uti ejo nzigisha iki, ureba ingero,
ureba noneho nta kintu gishya cyajemo ngomba kongeramo, nta makuru mashya yaje, ese noneho ejo bizagenda. Ni ukuvuga bisaba ko umuntu buri gihe ahora nawe yiga, yego ntiga nk'abanyeshuri ariko agahora agira ubumenyi mu rwego runuru. Nibyo bintu umuntu yarebaga. Naho cyane cyane mu cyaro n'ahandi hose babaga ari abantu ubona bubashywe, bafite imyitwarire igomba kugaragara neza, kandi bagomba no gufasha abandi, uretse no byo kwigisha. Wabonaga aribo babyara abana mu matisimu, aribo bashobora guhamagara habaye ikibazo mu buyobozi ngo bagire icyo bavuga. Ariko cyane cyane burya ikiza cyane ni ugufata umuntu muto ukamuvana mu bwana cyangwa se mu bugimbi n'ubwangavu, ukazabona yarabaye mukuru, yifashije, ndetse nawe afite inshingano zikomeye ziremereye. Ni nacyo ngira ngo kinshimisha cyane kubona harimo n'abayobozi bakuru, hari n'abandi uvuga uti hari igihe yaje ndamwigisha umwaka umwe, imyaka ibiri, ariko ubu ngubu nawe afite izindi nshingano zikomeye. Yego ntabwo ari wowe wenyine wamwigishije, haba hari n'abandi bamwigishije, ariko nawe ufite wenda akantu gato nawe ashobora kuba kwibukiraho cyangwa wamufashije muri icyo gihe. Hari uruhare uko byagenda kose uba waragize mu buzima bwe by'umwihariko bwo gukura mu bitekerezo. Hari uwo duheretse kuganira nawe w'umwarimu, bisanzwe tuganira mu buryo busanzwe, aho twari turi wabonaga abantu bamusuza banamwubashye cyane acyari umujene. Umwarimu wanjye bagenda bamufata nk'umwarimu wanjye. Iyo uhuye n'abantu nk'abo ngabo, navuga ngo baguciye mu ntoki muri segonderi, muri kaminuza, by'umwihariko abakomeye bamaze kujya ku rwego navuga ngo rwo hejuru, ubifata gute honorable? Ni icyo kintu kinshimisha cyane. Ndetse hari afite navuga imyanya ikomeye mu nzego z'ubuyobozi. Turahura, simba nyobeye ko wenda ari meya, ari umuyobozi w'ikigo iki n'iki, mfite n'izindi nshingano, ariko tuganira, arambwira turaho umwarimu, nanjye tukaganira bisanzwe. Ubona hari ikintu navuga uwo mwuga cyangwa ako kazi kaba karubatse hagati yanyu mwembi, akanakwibutsa wenda ibyo utibuka, nawe ukamwibutsa ibyo wibuka. Umwarimu burya ni nk'umurezi, ni umuntu uguha ubwenge ariko akaguha n'umurongo w'ubuzima. Hari benshi bakunda kunyibutsa, kandi icyo kintu nkiziho ko hari ubwo ntajyaga nihanganira abanyeshuri wenda baza bakerewe, baza bambaye uko bashaka, bavuga uko bashaka, ariko ubu ngubu iyo muhuye ashobora kubikubwira ati nanjye nibyo mbwira abana banjye, cyangwa nanjye mbona akamaro kabyo. Murabyibuka muri kaminuza y'I Butare n'ahandi, kugira ngo wenda umunyeshuri aza kubwira ati isaha yo kwiga ni 2:00, kuva mu gitondo yari ahari azi agomba kujya kwiga, wenda mu gitondo hari ibintu agomba gukora, kwitegura, kujya gufata ifunguro rya mu gitondo, ariko ibyo byose abazi ko agomba kubikora, akaza no kugera mu ishuri ku isaha. Icyo gihe iyo umuntu utamutoje kujya kuri gahunda, iyo ya mbere ni ishuri isanzwe, ariko nyuma hazaza akazi, hazaza inama, hazaza gahunda zikomeye zitandukanye, ubwo bitangirira aho ngaho. Twe twavuze ku kintu cyakugoye uri muri kaminuza wigisha, muri segonderi wigisha, n'iki muri ibyo byose navuga ngo wishimiye kidasanzwe, kimwe uvuga ngo iki kintu kirakomeye cyane? Ni ukubona abantu wigishije bagera ku ntambwe yo hejuru. Ndashaka kukubwira ko muri abo bantu twigishaga muri 1995, n'amazina ndayazi ariko wenda ubu si ngombwa kuyavuga, harimo amaze kugira impamyabushobozi y'ikirenga PhD. Icyo gihe wumva uti uriya muntu twatangiranye nkaba naramwigishije, nanjye iyo mpamyabushobozi nkaba ntari nifite, uretse ko nanayibonye nyuma, none akaba ayigezeho. Buriya yego sinjye njyenyine, ariko ba bantu bose twarikoreranaga akazi tukamwigisha, buriya hari ahantu twamugejeje nawe ubwe ashobora kuba ageze. Icyo kintu ntabwo umwuga w'ubwarimu ntabwo ari ukubaka nk'iyi nzu, ni ukubaka umuntu, ni ukumuha ubumenyi, ariko ni ukumuha ubumuntu, ni no kumuha imirongo ikomeye y'ubuzima agomba kugenderaho. Ibyo byose rero uhera ku isomo, ariko waje akerewe urabimubaza,
uje ukabona aravuga wenda imvugo nyandagazi ariko nabivuga uramukosora, uje yambaye ibintu bidasanzwe cyangwa bidakwiye biraba. Ndashaka kukwibutsa ko icyo gihe hari ubwo twajyaga kubabaza bisanzwe nyine tukabaha amakaye bakandika ibibazo, ariko hari n'igihe bajyaga baza kubazwa tukababaza bisanzwe nk'uko tuganira, icyo bita examen oral. Icyo gihe ngewe nanabasabaga, ntabwo ari uko nabasabaga, nabategekaga kuza bambaye imyenda ijyanye ibakwiriye. Bamwe barabisekaga ariko ukabona nibyo, ukamwigisha ko niba aje ukamubwira uti se iyo umuntu agiye gukina umupira agira umwambaro yambara, iyo agiye koga muri pisine agira umwambaro yambara, iyo yagiye mu bukwe agira umwambaro yambara, iyo agiye gukora wenda nk'umuganda agira imyambaro yambara. None se mu ishuri ubona biba bimeze gute? Cyane cyane noneho nk'iyo uje kubazwa, icyo kintu ugomba kukimusobanurira neza kugira ngo amenye ko no kwambara hari ukuntu umuntu agomba kwiyubaha, bihereye ku myambarire, ku uko avuga, uko agenda. Ibyo byose burya ntabwo ari ibintu biza ako kanya, hari ubwo ababa babikeneye. Tuzi neza ko bitangira mu muryango, mu babyeyi, ariko niyo mwarimu abishimangiye biba byiza kurushaho. Waje no kujya muri Sena y'u Rwanda, urwo rugendo rwatangiye rute? Urugendo rwatangiye muri 2011, manda ya mbere ya Sena yahereye muri 2003 irangiye, hagomba kuza manda ya kabiri. Hanyuma nk'umuntu ukomoka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza, mba umukandida. Hanyuma nza no kugira n'amahirwe ndatorwa, hanyuma ntangira imirimo ya Sena. Ndanabyibuka neza n'itariki 10 z'ukwezi kwa 10 2011, ikaba yararangiye mu mwaka ushize mu kwa 10. Inzozi zawe, mu nzozi zawe numvise ntabwo harimo politike, wabishoboye ute? Wabyitwayemo gute? Ibintu bigenda bihinduka, ni nabyo umuntu rwose agomba kwitegura, kuko iyo uvuga ngo ndi mu nzira, ndi mu kazi kanaka, hari ibihinduka kandi umuntu akagomba kubyitwaramo neza. Icyo gihe byarahindutse, biba ngombwa ko njya muri Sena, ariko tugitangira hari bagenzi banjye, hari nyakwigendera Professeur Orankusi, hari na Professeur Emmanuel Bajyana, twabajijwe ari perezida wa Sena icyo gihe, tutariko tuje muri Sena, ariko dusanzwe dufite umwuga wacu wo kwigisha kandi dushaka gukomeza igihe bishoboka. Baraduhaye uburenganzira bwo kujya dukomeza kujya kwigisha, ariko nta gikorwa na kimwe cya Sena tubangamiye. Niki wishimiye cyane muri Sena y'u Rwanda? Ni ahantu navuga ngo ko byagenda kose wakuyemo experience idasanzwe. Mu myaka 8 twamaje muri Sena, nabashije kugera mu turere twose tw'u Rwanda. Ndashaka kubabwira ko ubu imbere nkiri umwarimu, uretse akarere nkomokamo n'intara ngira ngo n'amajyepfo, ahandi gari gake cyane. Si ukuhamenya kandi ngo uhamenye ngo nuko ureba uko imisozi yaho, ni ukumenya ibibazo bafite, iterambere bafite, ese barava he barajya he. Ibyatumye uturere twose 30 mu byo twakoze muri Sena, muri komisiyo nari ndimo y'iterambere ry'ubukungu n'imari, twagize igihe gihagije cyo kutuzenguruka twose.